umva bebe ndavuga reka muha akazi nyine abashe kuvuza umutware wiwe nawe nyine abashe kuva no mu bukene. Boss je nitwa Esther. Komera. Okay, nta kibazo. Yego. Tugende nkubwire gatoya. Nta kibazo. Nta kibazo. Bebe, nakoze iki? Nta kibazo ntacyo wakoze. Ntabwo nuko nshaka kuganira nawe. Se chérie. Kuki nkubwiye ngo nsanyura mukozi nkumva birakubabaje. Nese be. Nanone ushaka kongerageresha abagore? No. Ntabwo ndi kukugerageza. Nise ko nakubwiye ko nahindutse, ko nakubwiye ko naretse byose ariko ngashaka kubaka. Abagore uri kuzana mu nzu nabiki ko ari ukungerageza. Hani nukuri ntago ndi kukugerageza, nta nubwo nagushidikanya ko waba utarahindutse. I know ko wahindutse, ahubwo no kwimirimo ya hano yabaye myinshi. Ntago nkibona umwanya wo kwita ku bana. Igihe mba ndi kwita ku bana hari indi mirimo iri gupfa, n'igihe mba ndi gukora imirimo abana baba bapfapfanye. Imirimo yabaye myinshi kandi ukubwira ngo mfasha gufura, mfasha koza amasani, ntabandi kugusuzugura sheri wanjye. Ese bereka nkwereke sibyo? Urabona abakozi b'abadamu bagira intege nkeya, bararyamira, ntabwo bakora akazi neza. Reka basi tuzana umusore aba ari uza kudufasha akazi basi. Niba wumva imirimo yakunaniye ntacyo reka bari dushaka. No baby, ntabwo nasa n'umudamu umukozi w'umugabo. Ntabwo nzamubwira ngo genda ujye kufura umwanda w'umwana. Kandi ikindi n'ukurura mugore arababaje sheri. Ibaze yari afite umugabo w'umumotari, umugabo nyine aza gukora impanuka. Umugabo nta bufasha afite, nta buvuzi afite, araho mu nzu kandi yavunitse umugongo akeneye kwivuza. Kandi umugore ngo yarahatanye yashakishije akazi hose, nta muntu wamuha akazi. Ndavuga reka mufashe basi tumuha akazi. Nise waretse tukamufasha mu bundi buryo bitagombye ko tumuha akazi. No bebe, reka jye nadufasha n'imirimo. Nukuri kireka niba wumva basi kunanirwa kwanjye mu rugo ntacyo bikubwiye, nkora akazi nkananirwa. Birakimbwiye pe, ariko njye ntabwo ndi kubyiyumvamo neza. I'm sorry baby, basi niba namuzanye nta kugishije inama cyangwa ntabikubwiye, ariko numvaga bikenewe mu rugo, binahurirana nuko nari mbonye ababaje. Okay, gusa nyine umenye ko ari ikibazo kinjiye mu kindi. No be, nta kibazo pe sheri. Cyambere cyo ndabizi barahindutse, nta nubwo ndi kugushidikanyaho. Ndabizi nta nubwo wavuga ngo ugiye kurarikira undi mugore impari. Ndabizi uri umugabo uzi kurwana, uri umugabo uzi guhatana, kandi uri umugabo uzi gufata icyemezo unagifasha. Ntabwo rero ari ikibazo kinjemo, turi kumufasha basi dukorera n'uwo mugisha, turi ku mugabo we yavurwa, sibyo? Okay, smile baby, guseka. Nta kibazo sheri sibyo? Nyine tugende gusa nyine numvaga twari kuzana umusore niwe numvaga nshaka. Ntabwo umusore nabwo uzi kubwira umuntu w'umusore ngo ugende ujye gufura umwanda w'umwana byawe. Okay, nta kibazo. Thank you. Ukora siporo. Ewe narananutse nashizemo. Data ntangara impamvu ari gutoranya abamotari ku isetuje wese wanga. Njya ntoranya ariko kababandi butwana ntago nyambatega. Ashaka buvuna ko. Kumanuka neza. No ugira story pe. Kuva ku ngazi. Ntago zongera gutega aho gutantwaye.
Tibibaho. Reka ngo porofite rero ngo tume. Sibyo? Hehe se kandi. Mu rugo iwawe kuri wa mukozi ukora iwawe. Wa mugore? Ntabwo mbona munini ukuntu. Ndamufitiye. Kandi urabona n'ubundi ngiye kugenda aragakuriye kandi nawe mfite kuri gare. Kandi ndaguprofise wamunshyira akantu. Urasirage? Yaranze. Okay. Mugabo se ntidukorana akazi. Ariko koko umugabo we yakoze impanuka ari umumotari. Muteretaga tubana. Birumvikana mu bashuti. Aka kantu nakamubwira rero yari akantumye kuri farumasi. Izo kukamunshyira. Yarwaye? Yarwaye niko yambwiye. Okay. Bakamushyira. Ntugafungure nyabune atagira ngo naguze umuti wa pirate. Sinjya mfungura amabahasha y'abandi. Sawa nta kibazo. Ngo ntago wasanga uri wa mama uje muri sitera. Abaze kanyenyeri. Kambetse nkakanyenyeri. Oya. Ntago iryo kosa narikora. Kandi merci. Ubwo nizajya kugenda nyine zayamubwira guhamagare gusa ntware ubusinzojya gutega undi muntu. Nukuri ugiza nkwitware. Sawa urakoze cyane. Mama mwiza pe. Yego. Sirimo ntago jabiriye pe. Esther, Karame. intoroti umutarabizanye. Kame. Ntabwo ari ngombwa ngo gapfundure. Test de grossesse. Esther. Aciye umugabo wawe inyuma. Oya ntabwo naca umugabo wanjye inyuma. Test ko ari ipime nkari se umuntu atwite. Nyine nari maze mu minsi yashize hari nako nyine numvaga nshaka kureba ukuntu mpagaze. Arasambanya aciye umugabo wawe inyuma. Oya ntabwo namuciye inyuma nyine nuko numvaga nshaka kugakoresha. Ukipima inda. Ariko n'ubundi nzi ko natwite. Neho gakoresha igisubizo kivamo nyine urambwira. Ugasa ni ngombwa mabaja ngo nze kukubwira ibyo nabonyemo. Oya nta kibazo. Kanange ndi umubyeyi nakugira inama nabyaye imbere yawe. Sibyo? Nta kibazo. Ngo ugenda wipime rero. Urambwira igisubizo wabonye. Ngende nonaha. Nta kibazo ugenda wipime nta kibazo. Asa nagufasha. Uzi kubakoresha? Nta kibazo ndareberaho hano ntabwo ari ngombwa. Buryo uri n'umusirimu ngaho. Sawa. Kunsiko umugabo warwaye. Iki cyose yarwariye kuba atabonanye. Sinako kabari inkomakomye. Mzee shama fana. Poa sana. Sha kwa bitaro ni kwa muganga kweli. Ni wewe? Ni njyewe. Sha. Kaparike ndio ibyari byo. Wewe. Ni kawaida. Kawaida tu. Sha. Kawaida. Ku bitaro ndahemeye byatari. Baravura. Barakubitsa abajene bararirara mu cyapa ati kawaida turamuhombye pe. Oya uzajya ubabwira ni kawaida. Aka message y'abakowe yakugezeho. Yizera ko uri murwaza wawe butare rwose twagize ibintu tumuhereza. Ariko acanganye kereka buri aba banje umugongo kabanza n'umutwe. Buriya inzozi nyinshi zirashira man. Ndiri cyuba sha uracyayura gashaka. Ejo bundi rero. Ejo bundi ndatangira kubacamo. Oya akabike byo ninsazi guhita wataka byo ni ibintu byacu nubizi. Ahubwo numiwe man. Ndacyastodoka. Gongo warakize burundu. Wifata. Wifata.
shanano uzi kubaye nani umunsi umwe 2 3 4 5 icyumweru kimwe urwaye amezi abiri utera indamani ari kugira inzenya uragahambirwa nyine twebwe ku inkuru no kuntu twakugezaho kuri tere mbona ukuntu umugongo wacitsemo mbona ukuntu umeze aravuga ati uyu mujene sibyo ko kwa muganga baba baremarema nyine icyizere cy'uko uri muzima bwo ndagifite ndanakibonye ariko se mu gihe wari urwaye wateye indute ntacyo mfite nabivugaho ibyo ngibyo ni amabanga y'abashakanye ngo yute ngeze si umuntu mukuru nyine kugira utera inda ufite ikibazo kimeze kuriya urabona umugore wawe ntabaraye fose nahatambutsa mu magateste ko gupima inda agateste ntazi uratwite iyo genda ukanzanira cyane oya madamu wawe sinasigaye bakuri wa rugo rw'umushahara ikomereze genda ahubwo abakiriya batagucika gusa nyine nanone kuvuga no gutaruka ako kantu karaneje ko kubona nta kabando ufite uri kuza ukagera ku muhanda man ubu ndiberege rwose abajene ndababwira kabisa ugize umwana nturuzi kujya kubyara se uzamwishyurira amashuri ariko se wakikomereje musore kiburiye warihiye umuganga ameze nk'uwabanye n'Imana zaturi kumwe muvane bye Kukirana ntabwo urataha oya hari akantu mabuja yarantumye nari ntaratunganya ariko ngiye kugenda se ntiwakerewe nta kibazo nanasize mbitunganyije mu rugo yizera imirimo yose wayisoje nayisoje nagenda nta kibazo wagenda ubwo rero ndagiye muramuke garuka hano iki se kandi garuka hano ibyo ni ibiki uri guhishimira nabyo ugera hano turebe ko mbona ufite amatesite uri kwipima se nta kintu ndi kwipima ko ndeba uratwite ndatwite niyandi niyo umugabo wawe ari oya niyawe twarebaga ku buryo iyo ureba ubundi buryo ukoresha ko ngo iki umuhanga zibanga nzerekeza kwera ibi bipimo ni ibyawe niwo bipima ni ibyanjye twizeye ko ibintu madamu atabizi ntabwo abizi ariko araza kubimenya vuba umva rero ugomba kuguha amafaranga ukayikuramo indi uyivanamo abantu batarabimenya n'umugabo ataramenya dore arabirwariye ntabwo yavuga ko yaguteye ntabwo bwaba ari ubwa mbere ntwaye inda ngo mpite nyikuramo nzamubyara kandi uzamurira waje gushaka iki muri ubu oya ntacyo naje gushaka sinahubwiye ko urwishigishije rusoma se ni wowe wabiteye byose genda turafata umwanzuro kandi njyahe nizere ko uri buze kunyuma kanjye iwanjye urajya iwawe heza have this ibyo ujya iwawe uca mwaho ngaho icyo si cyo kibazo sigara ubyivugana ariko byagenda kose agomba kuyitera igomba kuvamo madamu atarabimenya
Ko sheri ko nshaho ntunamvugishe undi ufite ikibazo ki? Nta kibazo ufite? Base kutanambwiye ngo mwaramutse. Narindi kukubona. Kuri guhinduka se base? Nta bidasanzwe. Ndi kukureba mbona nkaho hari ikibazo ufite. Nuko numva naniwe gusa ntabizi. Icyo gusa? None se ko njye nshyizeho ukaburwayi ngenda kurwaza gutera? Nzirwaza. Ufitemo no kuvuga bitari neza, wagira ngo hari nk'akantu nyine kadasanzwe. Ako sakaye kantu wowe wamvuye. Babara nimba nari mvuze nabi. Ngo umuntu akubwiye ko atameze neza urajya nkubwira ikihe kindi. Zamoni umuntu ufite ibibazo maze gushaka. Si ibyo bibazo se nyine nari ndi kuvuga. Sheri ndeba. Urebe se nkumaze iki? Umuntu ashaka no kwicara. Icara. Icara. Ntabwo biri ngombwa nimba mbikeneye ndicara. Ariko ubu nta kantu mpisha. Habe na kimwe. Nta na gato. Nta kibazo ufite? Nta na kimwe. Ku bijyanye se N'iki? Sajya uvugamo. ku bijyanye ku bijyanye no guciraguza ko bidasanzwe. Ese ntabwo ujya ucira. Ibi bintu bibaye bwa mbere mu mateka unciriye imbere gutya. Ngangira hirya ncira. Mana yanjye ubwo nta kibazo. Nese ku bijyanye n'uko waba utwite. Oh my God.